Hello guys, ngiye kubereka uburyo mushobora guhisha abasubscribers. Ushobora kuba ufite YouTube channel ariko ukaba utapfa kubona umuntu uguha subscribe bitewe nuko nawe ufite subscribe nkeya. Umuntu akavuga ati sinatanga subscribe ari njye wa mbere, uhita abona ko ibintu ukora bidakunzwe. Noneho rero muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora guhisha abasubscribers. Turatangira. Uraza ahangaha muri yo handitse yo, wakande barahita bakwereka channel yawe. Urahita uza ahangaha muri channel setting, wakande. Noneho urabona ko ahangaha barafunze. Niba ushaka kubafungura uraza aha ugafungure, niba ushaka kubafunga urabirekera bifunze. Kandi kwereka ubibone, ubu nambafunguye, ariko kubera ko nashaka ko bigaragara ndabafunga. Kubafunga urongera ugakoreho gahindura ibara, bo bihita binisevinga. Urabona ko byakunze. Rero niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndagusabye kanda subscribe, njye nkwereka ibindi bintu byiza by'ingenzi kuri iyi channel. Ushaka kureba niba byakunze, wagenda ukisacinga ukareba. Kora subscribe rero, dukomeze kwigana ibintu by'ingenzi utabona ahandi hantu. Ushobora kubikorera muri YouTube studio cyangwa ukabikorera aho hasanzwe. Nawe niba ufite telefone, si ngombwa gutegereza kuzakora channel kera. Kora channel ubu ngubu, ukora ibintu ngenda nkwereke. Ufite no kuba utakora YouTube channel ariko ukaba ufite TikTok, ndakwinginze reba video mbaha. Nzakwereka ubutaha video ukuntu ufite gucreate TikTok channel. Niba ari TikTok channel sinzi ukuntu wabyita. Ntibisaba kuba ufite computer, ntibigusaba kuba ufite amafaranga menshi, nta n'amafaranga bisaba uretse data zonyine. Ugomba kuba ufite telefone, data. Telefone niyo yaba ari Airtel imagine irabikora. Witegereza rero kujya uguma kureba video z'abandi, nawe ushobora gukora video yawe ukayihemberwa. Kandi ntibigusaba kugenda kwirirwa wisiga amafu, wisiga ibyondo, wambara incabari. Oya, ufite gukora ibintu byiyubashye kandi ugakundwa cyane. Sawa rero, murakoze.